Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iravuga iti thalatha da'watun la turad, ubusabe butatu Allah ntajya busubiza inyuma qatun, Allah ntajya busubiza inyuma na gatoya. Muri ubwo busabe yavuze rero abayisilamu yuko kwezi kwa Ramadan atari igihano. Ukwezi kwa Ramadan cyangwa se somo kuri twebwe ntago ari umutwaro Allah yatwikoresha, ahubwo harimo izindi mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, yuko muri uku kwezi kwa Ramadan ari ukwezi harimo ndibutsa abayisilamu yuko kwezi kwa Ramadan atari igihano. Ukwezi kwa Ramadan cyangwa se somo kuri twebwe ntago ari umutwaro Allah yatwikoresha, ahubwo ni impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko Allah yadutoranyirije ku kwezi kwa Ramadan agushyiramo impuhwe. Nta mpuhwe zirenze kuba yafata shaytan akayizirika akayishyira ku ngohe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam itubwira yuko kwezi kwa Ramadan iyo kuje shaytan zikora iki? Imiryango ya aljanna irafungurwa, iya jahannam igafungwa, na shaytan zikajya ku ngohe. Nta mpuhwe zirenze izo ngizo gukora ibikorwa byawe byiza, ukiyiriza kubera Imana, ugasari kubera Imana, ugakora ibikorwa byiza kubera Imana. Wa wundi wagushawishaga, wakubuzaga amahoro, wakumvishaga ngo banze ukore nakariya aziritse, nta mpuhwe zirenze izo ngizo. Kubw'ibyo rero harimo izindi mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, yuko muri uku kwezi kwa Ramadan ari ukwezi harimo ko Allah subhanahu wa ta'ala kura abagaragu be bari barandikiye umuriro mu kumwica uzaba no kumusaba imbabazi no gukora ibikorwa byiza kurutaho. Allah bavana mu muriro akabashyira mu bo yageneye aljanna. Kubw'ibyo rero izo mpuhwe ntituzirengagize. Muri uku kwezi kwa Ramadan nanone ni ukwezi utari uko kwicara gusa udafite ibyo ukora, udasingiza Allah subhanahu wa ta'ala, utakaza umwanya wawe wose. Ni ukwezi ko kuzirikana ko buri saha, isegonda, buri munota Allah kongereyeho ukwiye kubyaza umusaruro mu gukora iki? Mu gukora ibikorwa byiza. Kubera yuko benshi wallahi barabyifuzaga ariko ntibabasha kubigeraho, ariko aka kanya wowe ugize fursa, ugize andi mahirwe, shimira Allah subhanahu wa ta'ala kandi ayo mahirwe uyabyaze umusaruro mu gusoma Qur'an, cyane ko iyi Qur'an yahishuwe mu kwezi kwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati inna anzalnahu fi laylatil qadr, ati mu byukuri twayihishuye iyi Qur'an twayimanuye muri laylatul qadr, mu ijoro ry'ubugabe. Iryo joro ry'ubugabe riba mu kwezi kwa Ramadan. Niyo mpamvu rero gusoma Qur'an mu bikorwa byiza, kubera yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti ntabwo alif lam mim ari inyuguti imwe, bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, ahubwo alif ni inyuguti ibarwa kwayo n'ibihembo byayo, na lam ibarwa kwayo n'ibihembo byayo, na mim ikabarwa kwayo n'ibihembo byayo. Ngaho soma bismillahir rahmanir rahim, umubare w'inyuguti zigize iyo bismillah, urebe thawabu waba ukoreye. Ubw'ibyo rero twongere gusoma Qur'an. Imana subhanahu wa ta'ala iratubwira iti walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir, ati mu by'ukuri tworoheje Qur'ani kugira ngo isomwe, tworoheje Qur'ani ku ndimi z'abantu kugira ngo isomwe. Ikimenyimenyi umunyarwanda n'umunyarwanda ariko turayisoma kandi tugahuza na nyiri ururimi b'Umwarabu. Uwo muri Indonesia avuga ikirimi cy'iwabo ariko yasoma Qur'an karusha uriya yahishuriwe ururimi rwe, rimwe na rimwe bari bakamurusha. Musabaka z'imyaka yashize nabagana ndeye kuri YouTube, umwana w'umunyamerika niwe wabaye wa mbere. Musabaka ngira ngo ya Dubai, umwana w'umunyamerika niwe wabaye wa mbere muri musabaka mu mashami ya Qur'an. Kandi hari abo bari mu bwoko bw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aribo bayihishuriwe. Rero Allah atubwira ati twarayoroheje ku ndimi z'abantu, tubaha ubushobozi bwo kuyimenya, kuyisoma, kugira ngo ibabere urwibutso, bayikoreho dhikri fahal min mudakkir. Ese hari ubishidikanyaho, hari ubitekerezaho se? Ahubwo natwe rero mureke tubitekerezeho,
tumenye ngo ni ingabire Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye kugira ngo tuyikureho iyo migisha n'ibyo byiza by'umwihariko mu kwezi kwa Ramadan. Gusoza rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni hadith ebyiri ngiye kukomozaho tugasoza ikiganiro cyacu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti man lam yada qawla az-zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Umuntu intumwa y'Imana ku rurimi rw'iravuga iti umuntu uzigomwa kurya no kunywa, mbese umuntu uziyiriza ariko ntareke amagambo atari meza, ntareke amagambo y'ibinyoma cyangwa se gusebanya cyangwa se kuvuga bagenzi be cyangwa se guteranya cyangwa se ya magambo ashobora gutuma barirwa icyaha. Ariya magambo agabanya iki? Agabanya ibihembo by'isomo, akaba yanatuma somo yawe yangirika. Kuko intumwa y'Imana iravuga ngo utazareka amagambo nk'ayo yasibye, ntabwo Allah akeneye yuko uwo muntu yakwiyiriza rwose, yareka ibyo kurya bye n'ibyo kunywa bye. Mu Islam tugenzura indimi zacu n'ibyo tuvuga, turebe yuko biri mu munzani Allah subhanahu wa ta'ala yatubarurira, bikaba impamvu yo kuba tawabu zacu z'isomo zacu twazisarura zuzuye nk'uko Allah yazitugeneye. Mu gusoza rero muramenye ntimuzabe busy n'ibindi bintu wenda bishobora kuba ari byiza, ariko ngo mwibagirwe uruhare rw'ubusabe, urugaciro kabwo n'uburemere bwabwo bw'ubusabe mu buzima bwacu. Dukeneye yuko Allah subhanahu wa ta'ala duhindura tukaba beza kuri we kuruta abo twari bo. Alhamdulillah imisigiti iruzura kubera ko shaytani zifunze, ariko dukeneye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala agadutera izo mbaraga na nyuma ya Ramadan tukaba beza kurutaho. Dukeneye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akadutunganyiriza aho tubona hadatunganye. Dukeneye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akatworohereza ibidukomereye. Dukeneye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akakira ubusabe bwacu. Dukeneye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akagura amafunguro yacu. Dukeneye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akaduha imigisha mu byo dukora, mu miryango yacu, mu rushako rwacu, mu bana bacu, n'ibigeragezo byose tukabitsinda. Ibyo rero byose nta handi twabikura usibye mu busabe. Witegereze ubusabe bwa kunuti ya Imam, witegereze ubusabe uri bwumze kwikiriza wenda muri tarawih, nawe ufite umwanya. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iravuga iti thalatha da'watun la turad, ubusabe butatu Allah ntajya busubiza inyuma qatun, Allah ntajya busubiza inyuma na gatoya. Muri ubwo busabe yavuze rero harimo was-sa'im hina yuftir, n'umuntu wasibye igihe arimo asiburuka. Ubusabe bwa mbere da'watun walidun liwaladihi, n'ubusabe bw'umubyeyi asabira umwana we. Umubyeyi usabira umwana we umugisha, usabira umwana we kubatsinda mu ishuri, usabira umwana we gukura mu murongo mwiza, usabira umwana we gutsindira ibigeragezo byo kuri iyi si bibajyana mu bishuko, usabira umwana we gutunganira Allah subhanahu wa ta'ala, usabira umwana we guhirwa mu byo akora. Buriya abantu bibeshya ko bakuze, ariko nyamara ku mubyeyi nta muntu ujya ukura. Naho ari naho wamusize, niba ari no mu cyaro ushobora no kumusaba ukamusuhuza, ukamubaza amakuru, ukamubwira ati biragigeze ukeneye kumusuhuza no kumenya amakuru ye, ariko namusaba mubyeyi ujye uzirikana mu busabe bwawe kuba afite ukimufite afite zahabu atazi ko afite. Kubw'ibyo rero inshallah iyo zahabu muyisigasire, ibabere agaciro, ibabere byose, kugira ngo iyo dua y'umubyeyi kugereho kandi kugereho ikugirira akamaro. Niba utabanye nawe neza, menya ngo ufite aljanna ifunguye, ariko ntabwo twifite. Niba utabanye nawe neza, ya janna warayifunze, nta wafunguye jahannam. Kubw'ibyo rero iyi dua y'umubyeyi ni direct kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umufite rero akaba yagusabira muri uko kwezi kwa Ramadan, iyi dua y'umubyeyi igihe cyose ubundi ntabwo isubizwa inyuma. Idua ya kabiri rero ni idua y'umuntu wiyirije, umuntu wasibye igihe harimo afuturu cyangwa se yafata ifunguro ry'umugoroba ari gusiburuka. Hanyuma kandi dua yindi ni dua y'umuntu uri ku rugendo. Mu yindi hadithi hajemo idua y'uwahugujwe. Mu yindi hadithi hajemo idua idasubira inyuma, ko ari idua y'umuntu wahugujwe. Uramenye
ntukabe muri babandi bavuga ngo nushaka uzajye kundega aho ushaka kandi wakoze amahugu kuri mugenzi wawe. Uramenye ntube muri babandi bavuga ngo nushaka uzajye kundega aho ushaka, sinkwishyuye uzajye kundega aho ushaka, sinzamwishyura azakora icyo ashaka. Wallahi umuntu uzakuregera Allah subhanahu wa ta'ala akarambura ibiganza by'ababaye, uzamenye ko uburakari bwe cyangwa se umubabaro we Allah atawupfusha ubusa. Mu yindi riwaya imwe y'Imana iravuga ati wa inkana kafir, nubwo yaba atari n'umuyisilamu. Ubw'ibyo rero ubwo busabe bwacu twasibye, tujye tuzirikana yuko ubusabe bwacu Allah subhanahu wa ta'ala abwakira, ntiduhugire mu bindi gusa ngo twibagirwe wenda kuba twazamura ibiganza byacu ngo dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ibyo tumwifuza, kubera ko ibyo yaduha nta n'undi wabiduha, n'ibyo yatwima nta wabiduha. Kubera ibyo rero Allah subhanahu wa ta'ala we nyiri ibigega bidakama, dufate umwanya wacu tumusabe, kandi yaravuze ngo ud'uni astajib lakum, musabe nzakira ubusabe bwanyu kandi nzabaha ibyo musabe. Kubw'ibyo rero kwidua kuri ziriya aya zigendanye n'amategeko y'igisibo ziri muri suratul Baqara hasi gatoya, Allah abwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati wa idha sa'alaka ibadi anni, ati kandi abagaragu banjye nibakumbazaho wowe Muhammad, fa inni qarib, wabwire ngo ndi hafi cyane, ujibu da'wata da'i idha da'ani, ndasubiza ubusabe bw'uwari wese usaba igihe arimo asaba. Ntabwo ari igihe yicaye ku muhanda ntacyo akora, ntabwo ari igihe ari gukina amakarita atambutse umwanya kugira ngo bwire, ntabwo ari igihe ari gucata kandi ibyo acata nta mawayize arimo, nta nyigisho arimo, ntaki ari gutakaza umwanya we. Ni igihe asaba. Allah rero ati falyastajibuli, nibanyitabe, walyu'minu bi, kandi banyemera, la'allahum yarshudun, kugira ngo bagere ku byo bifuza. Kubw'ibyo rero mu Islam tugerageze inshallah twongere ibyo twakoraga mu byiza, ariko nanone tuzirikane yuko hari umwanya w'idua y'umwihariko, cyane cyane igihe tugiye gusiburuka, iyo dua nayo tuyishyireho. Hanyuma kandi twongere ibikorwa byiza, dufate umwanya wacu uhagije wo gusoma Quran, wenda buri nyuma y'iswala wasoma aya 5, wasoma 10, wasoma page uko Allah subhanahu wa ta'ala yagushoboje. Hanyuma kandi dufate umwanya nta nacyo byaba bitwaye ko wasubiramo ziriya sura ntoya arizo ubasha kuba uzi, ariko ugasoma Quran nibura aho gatoya kugira ngo bijye muri parti cyangwa se mu gice kimwe cya kare wakoze ku munsi mu bishimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma kandi nanone umwanya wa dhikri nyine ukora zikari zitandukanye, usingiza Imana, uvuga amagambo meza, wirinde amagambo yakwangiza saumu yawe, wirinde amagambo yaguteranya na bagenzi bawe, wirinde kuvuga ibyo utavuga mugenzi wawe ahagaze aho ngaho, kugira ngo tubashe gutunganya saumu yacu, tubone n'ibihembo byayo byuzuye, na yaduha nituyisaba irazamuka, kubera yuko twibumbaritse tutakosheje cyangwa ngo tugumire Allah subhanahu wa ta'ala.